Ethiopian turimo turagiye. Halo Pastor Sekazuba yakiwe nk'umwami. Abantu bari kureba amafoto neza, ngiye kuyashiraho, bari kureba kuri screen, ngiye kuyashiraho. Yakiriwe nk'umwami. Nimvuga ngo ndaza no kubashyira agafoto kakira ka Pastor Sekazuba. Ndashyira agafoto kakira n'uburyo bari kumwakira. Nahoze nibaza rero yarari mu mwenda abantu dusenga nabo byati igihe kizagira nze Mozambique. Ubwo rero yaje bamuye bamwifuza aza tunubwo ngo akimara kuza twaranezere. Sinzi niba warabonye ifoto turi ku kibuga cy'indege twagiye kumwakira. Nabonye mwamwakiye nk'umwami. Najyaga nibaza kino kibazo ndi nyuma ya kamera. Ndi kubaza kino kibazo nk'abantu batazi Yesu babayeho bati. Abantu bavuga ibyo bintu Imana yacyafite abantu bari mu mwuka w'Imana. Amen. Yacyabafite. Urakoze cyane David. Burya umuhanuzi ntago yemerwa ari guhanura, ahubwo yemerwa ubuhanuzi bwasohoye. Yego. Amagambo ari kugenda avugwa ngewe ndi kumva kandi umushumba yivugiye nawe anyibwirira live. Yego. Yambwiye ati uheruka no Mozambique wari mu bihe byiza, atari ko ugarutse noneho byari ku by'inshuro nyinshi. Burana ibyo yabonye nk'umushumba wicaye hari amwe cya Mozambique. Umuntu uri mu gihugu cya Mozambique akaba atari kumwe na Pastor Sekazuba. Ntavuga ngo nge David sinamubwiye kuko Imana iri kumukoresha imirimo n'ibitangaza mu gihugu cya Mozambique. Nge nahoze ndeba amafoto, ndeba video, nshingiye ku foto yakira Pastor Sekazuba mfite nayo muri kubona mwabonye nkara Pastor Sekazuba kundi Imana iri kumukoresha. Ngiye gushyira ikiganiro najyanye nayo ku murongo wa telefone, cyose ngiye kugishyiraho nyuma yo kumva kano kantu nashyizeho hano. Muze kugikurikira mbararikire mbabwira ahantu yagiye ndangira ahantu ari. Niba ushaka kumva Imana, ushaka kumva umunezero bundi bushyashya, ushaka kubona ineza y'Imana, ushaka kuboka bundi bushyashya, ndetse niba ushaka kumva ikimana kuvuga, sibyo inosa cyane. Yego, reka mbasuze bakunzi ba Gonarike Plus, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora. Ariko nanone ku murongo wa telefone turafite Pastor Sekazuba uri mu gihugu cya Mozambique, aho yagiye mu ivugabutumwa. Muzi neza ko ubushize twaganiriye ndi kumwe nawe, ariko tubwiye akagiye kujya muri Mozambique ubwo yaravuye mu gihugu cya Kenya. Ariko umurimo w'Imana ukaba ugiye gukomeza mu gihugu cya Mozambique. Nkuko twabivuze rero yagezeyo, niyo mpamvu twageze ngo tumaze ukuntu urugendo rwagenze cyangwa se urugendo rwagiye, kugira ngo tubwire byinshi ku rugendo, anatubwiye n'ibitaramo afite ku bantu bari Mozambique baze kuba babyitabira. Nkuko twari twamenyeshe ko umuntu uzaba uri hari Mozambique yamugeraho kafite igihe kinkana n'ukwezi. Rero ntabatinde cyane, reka mwakire. Pastor ndakwakiriye. Murakoze David kutwakira kuri Gonarike TV. Imana ibahe umugisha. Turashima Imana natwe nk'uko bivuze urugendo rwagenze neza, twabonye amahoro, twagendanye n'Imana, twabonye ukuboko kw'Imana uko twari twasengeye urugendo. Imana yumvise amasengesho yacu, turangije dushika amahoro, kadushitse n'amahoro, n'abatwakira batwakira neza. Ubu turashima Imana. Hanyuma ubushize twe twaganiye uvuye muri Mozambique, uvuye muri Kenya ariko ugaca mu gihugu cya Uganda. Hanyuma Pastor, nkuko twe twabitangaje abantu kugiye Mozambique barakwakiriye, baje ari benshi bavuye kuri Gonarike Plus. Baratwakiriye kandi barakomeje kutwakira. Hari ababonetse kubera ko abantu hano Mozambique bafite akazi kenshi, ariko abantu benshi bamwe bagomye bigoma akazi baraza kutwakira kuko twakiriwe n'umubare mwinshi. Burya iyo wakirwa n'umubare ugera ku 10 n'akazi bafite hano Mozambique, abantu babonetse kuko twari dufite imodoka ebyiri zaje kunyakira, imodoka ntoya ya Fortuna ndetse n'indi ya minibus. Umva bari abantu benshi. Ndi kureba hano ku mafoto kuntu ugaragara rwose urasa neza, ariko hari amafoto nabonye wapostinze, amafoto ntago wayampaye kuko kuntu bakwakiriye ni mu kindi kirere pe. Batwakire neza, nayo garabageraho nta kibazo. Hanyuma Pastor, abantu bari aho ngaho Mozambique tugiye kurarika, tubwira urugendo rwawe rwaho ngaho ruhagaze rute kugira ngo turarike abantu
bazabe bakugira mu by'umwihariko kuko nabasezeranyije nababwira ati nzakomeza mbabwire gahunda ukuntu zihagaze. Tubwira urugendo rwa ruhagaze ruti. urakoze cyane. Urugendo rwanjye nuko nageze hano ku wa kane ntangira ivugabutumwa ku wa gatanu, natangiye nijoro. By'umwihariko narishimye kubera ko twabanye abantu baraza muri iryo joro ari benshi, kandi wenda hari igihe abantu bategereza ngo reka tumanze twumve amakuru y'umushitsi, mbese ameze ate, ateye ate, ariko abantu nta gushidikanya kwabaye. Twagize abantu benshi mu ijoro ryo ku wa gatanu. Turakomeza ku cyumweru cyashize nabwo twagize abantu benshi, urusengero rwari rwuzuye. Ejo ku wa mbere hashize twararuhutse, uyu munsi turongera tugira amasengesho mu ijoro turi kumwe n'ab'itorero rya Ntuye ndetse na komite nyobozi. Ejo tuzivuga butumwa ahandi hantu, no ku wa kane dukomeza ahandi, ndetse ku wa gatanu twongere dukomeze turare mu rusengero rumwe rwantumiye. ngira ngo abantu kubona posita ihari, abakeneye nomero yacu ihari batubaza tukabarangira ahantu turaba turi, kuko hari benshi bari kubabaza nomero y'umushumba wa hano. Igihe nibambaza ngiye kubera ntazi ibyerekezo bya hano Mozambique, hano ni Maputo, kuvuga ngo namenya karitsiye ariko iyo bampamagaye mpita mbahereza pasitori akabarangira, kuko ntabwo ari urusengero rumwe nzavugamo ubutumwa, ni insengero zitandukanye. Iyo umpamagara ngurangira, uhamagara akakuyobora. Rero turakomeje ku wa gatanu tuzarara dusenga n'ubundi, wumve nta guhera wa kabiri kugera ku cyumweru nta kuruhuka guhari. Noneho igitangaza ku cyumweru dufite amateraniro. Nyuma y'amateraniro tuzagira konseri, twatumiye abantu benshi cyane. Dukomeje no kurarika abantu batwumva bari hano kugira ngo baze tubane mu materaniro, tubane no muri konseri izaba nimugoroba. Ubwo rero ku kindi kubera ngo tuzakomeza uvuga butumwa. Yego, hanyuma wenda ngiye reka mbariza abantu badukurikiye. Pastor turabizi neza ko gufatisha nanjye nahere mu gitondo nkushaka nari ntakubuze rwose pe. Ejo naraguhamagaye ndakubura rwose pe. Bigaragara ko urimo umurimo w'Imana kandi ubutakoroheye, nawe ugomba gufata akanya ukawukora neza nk'uko Imana yawugutumye. Ahubwo se nta kuntu wadufasha nk'umuntu uri aho ngaho wakubuze nko kuri telefone, n'ubundi nimero yawe turi buze kuyitanga, bakaduheza adresse niba ku buryo umuntu ageze ngaho ngaka tubwira ngo nka church uriho, ku buryo umuntu ageze aho ngo yahita baza bakahita bamuranga ati yaganye hano, yagize yabuze uburyo yakubaza ahantu herereye, katubwira ati wenda ndi hano, na wa muntu utakubonye ku buryo yaza akavuga atari hano, ningira hano ndamubaza, kuko nagiye mbona abantu benshi babikora. Yego, kanze umushumba wampamagaye wenda abaha adresse. Ngiye kuko ndi mushya kuba ngo church wenda ni church yanyakiriye, by'umwihariko hari abantu baba barakwakiriye ba mbere no gubujya hano ruwakwakiriye, ariko by'umwihariko yabaha adresse z'urusengero aho ruri. Noneho kubera kumbona ngiye biri kubagura nkuko bari kukwandikira muri comment, ariko by'umwihariko turi kumwe n'umushumba. Urakoze, reka abarangira aho ruri. Yego, muraho neza mushumba? turashima Imana. Ngewe nitwa David. Nanjye nitwa Pastor Ngabonziza Theogene. Ndi iwacu mu Rwanda. Uri mu Rwanda, byiza cyane, ndishimye kongera kumva abantu iwacu. Ubwo rero nayingize ngo nganiriza abantu badukurikiye, by'umwihariko abantu bakunda Pastor Sekazuba. Akunze gukora ingendo mu mahanga, ariko abantu iyo yagiye nko mwayo mahanga ari abantu baba batuyeyo, baba bamukunda, baba baragiye bamukurikira. Cyane cyane wenda nk'ikiganiro twakoze ubushize, hari abantu twarangiye twabambwiye atazaza muri icyo gihugu, ariko nanone bagenda banyandika ati Pastor aherereye hehe, abandi bakandika muri comment ni karibu Maputo, ariko ngiye ntekereza ko Maputo ari nini. By'umwihariko mbagira ngo wenda tubaheza adresse neza, kuko yavuze ko azahamara igihe cy'ukwezi, kugira ngo na wa muntu wamushatse akamubura, kugira ngo azabe yatega akaza akamugeraho, akagera aho hantu muherereye, akamenya amakuru arambuye yageze aho ngaho. Murakoze cyane. Ahantu ntuye ni ahantu hitwa Matola. Iyo ntuye ahantu hitwa muri Bayero yitwa Libertad. Ubwo ni nka Bayero ni nka zona cyangwa se nka secteur yitwa Libertad. Yego. Ubwo ni nk'umurenge
noneho ahantu dusengera hitwa Mashabye, n'ubundi ni hafi yaho, ni Mashabye. Ubwo nuvuga ngo abantu batuye muri Matola, umuntu uvuye Basha cyangwa se Muzeu, atega bisi ya Libertad ya Mashabye, aje wenda aje nko kurusengero, yamara kugira Mashabye ahantu hari feruje cyangwa se simafu niko babyita hano, naho yego aho nibwo n'ubuvuga uvuye muri feruje, uvuye mu mujyi ukata ahantu ukata ibugo, naho urebye naho muri feruje urebye, ariko ubwo aho uvuyemo muri bisi naho ubwo niho urusengero ruherereye. yego ubwo uvuga ngo mu nce za Zibeto abo n'ubundi batega bisi imwe iva Zibeto ijya Mashabye, abatuye Matora n'ubundi batega bisi imwe batekeje izaho Mashabye. ubwo ni aderese n'abahereza, ariko wenda nk'abantu nimero yo bafite gukoresha ari mu Rwanda, byaba byiza muduhaye aderese, muduheza nimero ku buryo bamubona byoroshye. bashaka kumubona rero bakoresha nimero yanjye ya hano. uri muntu uri hano Mozambique yandika 86 21 yego 91 yego 91 yego. Reka nyisubiremo wenda nshobora ko kuvuga nabi. 86 yego 21 yego 91 ariyo 86 21 91 61 hoje. yego niyo nimero bambonaho, cyangwa se 84 63 120 niyo nimero ya Pastor Theogene. yego murakoze cyane. hanyuma Pastor nawe turagushimiye kuba warakiye umukozi w'Imana, ariko by'umwihariko ntago wagenda tutakubajije ati se Pastor wamubonye ute ko hano mu Rwanda tusigaye tumubona gakeya, ate mwebwe aho ngaho wamubonye ute, cyangwa se mwiteguye kumukoresha bingana iki, cyangwa se muzamureka nk'uko yabivuze nyuma y'ukwezi, cyangwa muzamugumana? Muraza kudusobanurira byinshi ukuntu mwamubonye mbese. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mbere na mbere gushimira ko maze icyo kibazo. Umushumba cyambere mbere na mbere ni inshuti yanjye, kandi ntabwo ari ubwa mbere cya Mozambique. yego ahaza yaje ndi mwarimu, asiga ndiho ngiye gusengerwa ku bupasiteri. yego noneho maze gusengerwa ku bupasiteri biba ngombwa ko n'ubundi bwo nyine nkomeza umurimo w'Imana, tukajya tuvugana ku rubuga rwitwa Baho Ministry. yego no tubana ubwo n'umuyobozi wanjye kuri urwo rubuga rwa Baho Ministry. yego noneho rero yararimo umwenda abantu dusenga, nababwira ati igihe kizagera nze Mozambique. ubwo rero yaje bamuye bamwifuza, aza tunubwo ngo akimara kuza twaranezere. sinzi niba warabonye ifoto turi ku kibuga cy'indege twagiye kumwakira. nabonye mwamwakiye nk'umwami. abantu bazakirerwa mu by'ukuri, abantu batuye hano Mozambique bazaza hakiri kare kugira ngo batazabura ahantu ho kwicara. no ku cyumweru dufite iteraniro rirambuye, dufite konseri ku cyumweru, ubwo n'igiterane. yego rizaba ari igiterane, dufite abashyitsi benshi tuzaba twakiriye, ndetse tubaza baturutse impande zitandukanye. rero pastor tuzaba turi kumwe, ariko kuri we wa gatatu tuzaba turi ahantu hitwa ahantu hari groupe yitwa Beteli. yego icyumba cy'amasengesho niho tuzaba twafunguye. ku wa kane dufite n'ubundi indi groupe tuzajya gusengeramo naho ahantu hitwa Zibeto. mu by'ukuri Imana iri kumukoresha ibikomeye cyane, kandi ni umubyeyi wacu. icya kintu wari uvuze ngo mbese muzamugumana, ntabwo yatwemerera kubera ko afite urugendo impande zitandukanye. hari uzakora mu Bwongereza, afite ingendo nyinshi zitandukanye. watwemerera twaba tugize umuryango w'umuntu nyine ameze nka misiyoni, niko nabivuga. ameze nka misiyoni, ndibaza kuguma ahantu hamwe byamugora cyane, ariko Imana niyo mugenga w'ibihe. buriya yakubwiye ngo aha wagenda, ariko ni umuntu ujya unanira Imana. yari Imana yabigizemo uruhare ikavuga ngo uraguma mu Mozambique, yahaguma. nk'uko natwe twagiye dukwisaga mu muhamagaro wo pasiteri tutabyifuzaga, twaraje tuje gucuruza, ariko Imana ikavuga ngo ugomba gukora uyu murimo. rero iyi Mana twizeye ni Imana ikomeye, ijya ikora ibyo ishaka. amen. nicyo nagusubiza.
murakoze cyane. Hanyuma kugira ngo nkunze kukurekura mushumba, Imana ishimwe ko yakugize mushumba rwose, aba ari byiza. Ni nk'ubuye butumwa wasigira abantu bakakwiye kugendana umunsi ku munsi, nk'abantu basigaye babura Imana ikiza, bakavuga ati Imana ntagifite abakozi b'Imana ikoresha, n'uw'Imana ikoresha bakavuga ati reka reka ntago ari umukozi w'Imana, afite uburyo abigenzamo. Ni nk'ubuye butumwa wabasigira kugira ngo tukurekure? Murakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza. Imana umugabo witwa Eliya yigeze ahura n'ibibazo bikomeye, noneho ahuye n'ibibazo atangira kubwira Imana ngo Mana ngo bagiye kungenza, bagiye kunyica, kandi ngo ninjye muhanuzi njyenyine usigaye. Abantu bavuga ibyo bintu, Imana iracyafite abantu bari mu mwuka w'Imana. Amen. Iracyabafite, ndamushumba rero ari mu bantu bagifite umwuka w'Imana. Amen. Kuko ijambo ryarambwiye muri Yeremiya 17 umurongo wa 7 ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Yego. Ku muntu ufite umwuka wo kwizera Imana, ni n'ubundi niyizere ko akira abakuvuga Imana bazima bagifite umwuka wera w'Imana. Amen. Uzi ko Farawo segeza bibazaga bati barabuze umuntu uri mu mwuka wera w'Imana, ariko kubera ko Yosefu amaze gusobanura inzozi, baravuga mbese ko twakura he umuntu uri mu mwuka wera w'Imana kandi afite n'ubwenge? Baravuga ati mwirinde kumushakira ahandi, nimurebe Yosefu. Mwirwa mujya kurebera ahandi rwose, nimurebe Yosefu atemwe umwuka wera w'Imana. Rero abantu bari mu Rwanda ntimwirwe mujya gushakira ahandi, batase kazuba bari mu mwuka wera w'Imana. Mu by'ukuri haracyari abakozi benshi Imana yazigamye bategeza biyandurisha ibyo kurya by'Imana, ahubwo bakiri mu mwuka wera w'Imana. Hanyuma turabashimiye cyane ko musubijemo abana ibyiringiro muri iyi minsi. Abantu baba bacitse intege, rimwe na rimwe wenda n'abantu bagiye bahura nabo, ariko ngenda babwira ati muhumure, haracyari 7,000 bitapfukamira Bayali, kandi haracyarimo abantu bafite umwuka w'Imana. Mbashimiye kuntu mwagiriye icyizere pastor, n'ubundi nanjye mugira icyizere, n'abantu bamukunda ari benshi. None iyo abantu bamubonye uwo mugabo n'ubuhamye, nanjye mbese iyo numvise nganiye nawe ari ukuntu nonga nkumva Imana bundi bushyashya. Rero uwo mugabo n'umuntu mwiza, ndamubashimiye. Kandi ngiye nkurikije n'ibiterane yagiye akora hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda tusigaye tumufata nk'umushitsi, ntago tukimubona. Gusa Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe. Murakoze, Imana ibahe umugisha, namwe mugira umunsi mwiza. Murakoze. Nkaho munsubize. Yego munyamakuru David, ndakumva. Pasa nongeye kukwakira noneho. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha. Ubwo urumva ibintu nka pastor nsubije, wowe ntago ari kubinsubiza kuko abantu ntago hazi. Urumva ko yavuzemo n'Igiportugali, kandi nge nta Giportugali nze. Icyo maje kumenya ngo nico bita ngo ni bari boyindi, ngo ni bonding, singo ni bari bondi, sinzi ibyo. Rero urumva yavanzemo na karimi, avuga amakaritsiye ntazi. Aho hose yavuze bambe, yavuze bavuga ubutumwa, nge ntabyo narinzi. Rero impano zose ziruzanya, kandi kuba dusobanura ni byiza cyane. Hanyuma pasa, n'ubundi reka nkwibarize kugira ngo nze kukurekura, kandi n'ubundi baramubwiye ngo ugiye kugenda, kuko ndabizi umurimo uriho, umurimo ntago woroshye. Hanyuma pasa, n'ubundi Imana iragukoresha mu bihugu bigiye bitandukanye. Imana iragukoresha za Kenya, Imana iragukoresha za Uganda, Imana iragukoresha mu Burundi, za Tanzania, ibihugu byose mbese wagiye ugeramo, Imana yagiye gukoresha imirimo n'ibitangaza bigiye bitandukanye. Aho ngaho Mozambique, uyu ni inshuro ya kabiri nk'uko pastor yabitubwiye. Ababyibuka neza ku nshuro ya mbere naho twaraganiriye, kandi wavuye Imana igukoresheje ibintu byinshi. Bivuze ngo kuba beme bakagutumira, no kuba bakubwira icyizere ubwa mbere ugiyeyo, bavuga ati uyu muntu twonga turamukumbuye, reka twonge tumugarure. Bivuze ko bakubonyemo Imana itandukanye, nuko muri iyi minsi ibintu bimeze. Hanyuma pastor, ni nk'ikihe kintu wateguza abantu aho ngaho cy'umwihariko, cyangwa se ibanga ubahishiye, cyangwa akantu kari ku mutima wavuze ati uyu munsi ubwa mbere naragiye, ubu bwa kabiri akantu n'ababikiye ndakabazaniye? Urakoze cyane David. Burya umuhanuzi ntago yemerwa ari guhanura, ahubwo yemerwa ubuhanuzi bwasohoye. Yego. Ikindi cya kabiri, Bibiliya ivuga neza ngo tuzabamenyera ku mbuto. Niyo wakwirirwa wivuga ibintu nta mbuto ufite, nta agaciro. Yego. Kuko ntekereje nk'amagambo bavuga, naragenda rukano nakoze umurimo pe Imana irankoresha, ariko
amagambo ari kugenda avugwa njyewe ndi kumva kandi umushumba yivugiye nawe anyibwirira live. yego Yambwiye ati uheruka no Mozambique wari mu bihe byiza atari ko uko ugarutse noneho byari ku by'inshuro nyinshi buriya nibyo yabonye nk'umushumba wicaye ariba mu iteraniro akaziraniriza pasa umushumba ari mu kirere cyiza nanjye ibyo bintu narabibonye ubushize tugana nabivuze. Ikimenyetso gikomeye ni umugabo usengerayo, ni umuntu wifite, araniriza cyane. Yamuhamagaye kuri telefone twumva, yego barimo bitangira abantu ibyo kuzabakira, baramubwiye ati rwose twabonye benshi atari ko ibintu twabonye noneho sinzi. None nawe arambwira kuko yakubwiye umupasiteri naje ari umwarimu mu itorero, tugira mu bantu twajyanye mu butayu ahantu gusenga tugira dute, ngarutse ari umupasitori, ariko nawe yambwiye ngo waraje ibitangaza biraba, ariko ukuntu waje noneho ati birero urimo birarenze. Urumva twewe ni Imana, ibi cya kiganiro twagize ni cya kiganiro duherutse gukorana. Burya umuntu ibihe birahinduka, ibihe bigenda birutanwa, kuko abantu batamenya ngo ndimo birenze ibyo nari ndimo, cyangwa ibihe nakamutse, cyangwa ibihe mpagaze neza. Icyo nicyo kishe n'abakozi b'Imana, kutimenya ibihe bari. Ariko si ukukubesha, nanjye ibintu biri kubera muri iki gihugu ntiwambaza ni Imana rwose iri kubikora. Ubonye ibitangaza byabaye nijoro amasaha 2 n'igice, Imana yakoze imirimo n'ibindi, mpagaze mu gatuti, Imana yakoze ibintu hano kugeza naho ku cyumweru. Urebe ku cyumweru abantu bafite amatorero yabo, ariko ubona abantu baruzuye banze gutaha, aho bageze bagahindura bakavuga bati noneho ku cyumweru duhindure dushire hanze, ntabwo twabona kwicaza abantu. Ibyo ni bya bimenyetso, si ubuhanga bwacu. Nawe kugira ngo umenye kuri mu bihe uribonera mu iteraniro. Kandi kabiri, iyo uri umwigisha bakatumaze twigisha tubwiriza, iki twishe yuko duhagarara imbere y'abantu, konegite yacu n'umutima ntitumenye ko badukurikiye cyangwa batadukurikiye. Ubundi umuhanga cyangwa umaje kugira mu ngo kuyoborwa n'umwuka wera, iyi teraniro rikwishimiye nawe mu mwuka urabyumva, urabakuruka byumva, urakura umutima yabo ukavuga ati iteraniro pe oke. Ku rugero niyo mpamvu utanakwiye no kubaza uwaguhaye umwanya ngo mbese nabarambiye umwuka amenya ko abantu bagiye gukurambirwa, ugasoza. Ntabwo ngo bandambiye ndekera cyangwa ukabaza abantu cyangwa nicare. Wowe konegite yawe bwiriza abantu umutima, konegisiyo uhagazemo yakuruye iteraniro. Noneho usoze utamanje kubaza ngo nabarambiye, uko abantu bane bakubwira ngo waturambiye. Iyi rero ibyo nje sibyemera by'abantu bavuga ngo cyangwa nicare nabarambiye. Menya iteraniro, umenye urugero uribwirizeho, umenye n'urugero ugomba kurisogerezaho, utari wabavuna imitima. Yego. Ubundi iyo niyo gahunda yo kubwiriza uhagaze mu birere by'umwuka. Rero ndashimira Imana nk'uko warubimbajije, kuko nagarutse muri Mozambique, n'ubundi naragarutse mvuga Yesu, ibitangaza biraba, ubuhanuzi bw'ahantu buragira. Uzi ko navuye hano hari imyigaragambyo igakiba, ibyo bintu Imana yari yabinshishijemo ndimo mbwiriza. Nanjye birere najemo numva ko n'ubundi nari kumwe n'Imana, ariko hari igihe wumva bati niba naraje mfite dogere ya 60%, ubundi kuba mfite 80%. Rero nakubwiye ni hari ikinyoni cyitwa ikizu, cyo kiyumvamo imbaraga, cyakumva imbaraga zagabanyuka gihita kisubira mu cari kikaja kongera kumera amababa. Cyo kirimenya kiravuga kiti imbaraga ndazifite, ariko ndikumva za amoya gapfutse, kikagenda kigasubira mu kongera kikamera amababa. Iki twishe mu murimo w'Imana yuko tutamenya ko ibihe twakamutse, ugasanga abantu barabesha abantu, turacarimo kandi barashize kera. Subira wongera uvuga ibihe ndimo nibyo kongera gusubira kuri cyazo, ngongera ngasenga, kagira ibihe biri special biri byiza. Rero urumva ko ibyo burya kanobwire ijisho rikureba nabi niri kureba neza urabibona, cyangwa niri kureba mwanyine urabibona.
ukuntu abantu bafite inyota yo kutwumva, ukuntu abantu badutegereje n'izo nsengero zose yatangaje tuzanyuramo, by'umwihariko n'ukuntu n'ejo bundi twarangije gusenga tugira n'umugisha turema n'inama ya diaspora. Hano niho nari nteranye mu nama ya diaspora nahise njyamo, uko wabonye abantu bansuhuje aho ngaho turangije iyo nama, nabyo byaranshimishije kubona abanyarwanda baterana inama ukabona baraganira kuri gahunda z'igihugu, nabyo ni byiza. Rero ni byinshi cyane, rero urumva hari ibyo ubona nawe ukavuga ngo nshimye Imana. Urakoze cyane. Hanyuma Pasi kugira ngo tukubohore, reka tusiganye nk'umunota umwe, reka nkubazemo akabazo kamwe. Pasi, Imana aho ngaho izagukoresha kandi ndabizi isanzwe igukoresha kandi izakomeza igushyigikire, ibane nawe mu rugendo rwose ufite rungana n'ukwezi aho ngaho, n'ahantu uzajya kubwiriza njye nicyo navuga. Ariko nanone umenyeye ko nkunda umuryango baho, wese buriya mu muryango ba ntibakubuzera? Oya, turahari no ku cyumweru twateranye nabo, turi mu mabwiriza ya gahunda yo gutanga mitiweli, barimo barabikora, abantu batangiye gutanga amafaranga, bari kuyanyuza ku munyamabanga waho minisitiri, batangiye kwandika abantu kuko twatangiye gutanga amafaranga. Tuzasoza ico ciciro tariki 10 z'ukwa karindwi kuko igitane turi kugipanga ko caba nko kuri 15 z'ukwa karindwi cyo kugira ngo twishyure izo mitiweli, ndetse twamagana n'ibiyobyabwenge muri ya gahunda yacu dusanzwe dukora ya buri mwaka. Yego rero dukomeze tunakangurira abantu bajya badutera inkunga, baho minisitiri bakadushigikira kugira ngo tubashe kwishyura abantu badafite ubushobozi bwo kwirira mitiweli, wa muntu wabuze 5 byo kurira n'umuntu umwe. Turakomeje, baho minisitiri rakomeje, imyiteguro irakomeje, dukomeje kwitegura kugira ngo dukomeze umurimo, kuko uziko neza uyu ari umwaka wa 4 dukora ibyo bintu byo kwishyura abantu mitiweli, ndetse tunabwiriza ubutumwa abantu bishwe ibiyobyabwenge, urubyiruko turubwiriza rugakizwa, tunabwira na wa muntu twishyure mitiweli tumubwira ngo uyu munsi tukwatuyeho amagambo, niba tukwishyura mitiweli utishoboye tuzongere kuza kwishura nawe Imana aragwaye ubushobozi bwo kwishyurira. Kuko burya guhora urobera umuntu ifi umwigisha nuko ayiroba, ukamubwira kuko ari abantu turera mitiweli yabona ico gihumba akakijyana muri bya bindi byo kunywa. Ariko iyi ni umwigisha ijambo ry'Imana, ukamubwira ngo aba bantu bitanze amafaranga yabo barakurihira, ariko nawe nujya ubona 500 yabike, nubona ngaho yabike, bigera naho ugarutse ugasanga abo wariye mu mwaka washize si urihiye mu wundi mwaka, ugasanga araho bavuye nabo bageze. Niyo mpamvu nafata amafaranga ngiye ngo mpereza abantu, tugomba no kubigisha tukababwiriza, tukanababwira tuti uyu munsi ushobora kuba kurihirwa ariko ejo nawe ukaba wari. Niyo mpamvu dushyira no twamagana n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, tubabwira mwa rubyiruko mwe muri ibiyobyabwenge, uretse n'urubyiruko n'ingo zirasenyutse nyinshi kubera abantu kunywa ibiyobyabwenge cyangwa kunywa, ugasanga amakimbirane. Iyo dutanze message niba ari nk'umuryango usanga ugire umuntu atishoboye ariko habura amakimbirane, umugabo arataha yasinze agakubita umugore, cyangwa umugore nawe ari kwirirwa kandi ari muri cya cyiciro cy'abantu batishoboye, tugomba no kumwigisha akareka ibyo bintu agahinduka. Yego, agahinduka. Rero amafaranga yacu nayo tuba twasengeye, amafaranga y'ingeza abantu baduteye inkunga tuba twabisengeye, niyo mpamvu utapfa gutera ngo duheze. Rero baho minisitiri abadushigikira n'abatwumva n'aka kanya bifuza kuzadusapotinga, abadusapotinge turihire ya miryango, kandi ririya jambo iyo turivuze ubutumwa akagira abakizwa, nawe uba watanze n'iyo nkunga uba wavuze ubutumwa, kandi dushimire abantu bakomeje kudushyigikira n'umurimo w'Imana, batuma tugera no za Mozambique twaza kuvuga ubutumwa, aho bose nabo tubifuriza n'umugisha w'Imana. Amen. Hanyuma Pasi nko kwari umaze kumwe ati reka ngo ubohore ngureke ugende ujye mu tundi tuntu ugiye gukora n'umurimo w'Imana ukomeze ukore neza. Gusa icyo nabwira abantu badukurikiye ni ugukomeza tukabararika bakaza muri ibi biterane byose Pastor Sekazuba afite hara muri Mozambique. Niho uyu munsi Imana mwemere kuba ari, ariko ejo ishobora kumushyira ahandi. Bivuze ngo niba ufite amahirwe warabuze uburyo wamugeraho, bivuze ngo babiterane ugomba kubiza mu byo nukurarika kwanjye. Ariko nanone Pastor reka kuya ngo mimze kumurekura, reka musabe nawe agira ikintu kimwe ababwira basezerera, nibinakunda dushyiraho n'isengesho. Pastor ni karibu. Murakoze cyane. Cyo nababwira, Yesu yabwirizaga ubutumwa abantu bakihana ibyaha, yarangiza agasengera indwara, agasengera ibyifuzo by'abantu. Ibyo byose biri gukorwa. Abafite abarwayi, hari igihe umuntu agira indwara amubayeho karande, yagize ati turabahamagaye baze, kuko ijambo riravuga ngo dore ndajye, niko Yesu yavuze ngo ariko abazanyizera muzakora ibyo nakoraga ndetse mukore n'ibibiruta.
rero turabahamagaye ngo baze, imirimo n'ibitangaza iri gukoreka, abarwayi bari gukira, abari kwakira Yesu bari kwakira Yesu. Muze tubane hano muri Mozambique, mudushigikire aho muri, muze tubane. Yewe niba byaranze kandi kigishe David yuko abantu bamenyereye ngo rimwe ngo nagiye hariya biranga cyanguriya ngo ngameze nk'ababandi. Ubundi maze iminsi mbwira abantu ibintu byose bashizemo logique n'ubwenge bwawe nta gitangaza bizagukorera. Numva se kazuba kukubuta kuve ngo ngihura nawe ndahura n'igitangaza kima. Ibyo gusapuwe logique abantu bazireke, bave muri logique, bave muri analyse, bemere ko Yesu agikora ibitangaza, bemere Yesu kakibohora, bemere ko Yesu agikiza indwara zanze gukira, bemere ko Yesu agihindura ubuzima. Bemere ko Yesu ari guhindura amateka. Ibindi byanarize n'izindi comment muziveho. Niba warahuye no gukomeretsa, iryo nibandi ryigize umukozi w'Imana, ariko abakozi barahari. Yesu arabafite, nahisi yahinduka, isi zarangira hakira abantu bagihagaze muri bintu neza. Isanarangira dufitemo amabandi. Ubushize nakubwiye umudamu muri Kampala nagiye kumwe w'amatamvu babaransuje ngo pasta nguraho, ahita yikangamira nk'ubonye igisu kubera ko yahuye n'abamuhemukiye. Yarikanze cyane umumama w'umuhima arikangara amera arabikanga ati uyu mupasiteri w'umunyarwanda n'ukuntu banyibye ndavuga ntago bose bakwibye mama. Ndamubaza ufite abangahe, aravuga ati mfite abana 6. None se abana 6 bawe bose niko bahuje ingeso? Aravuga ati hari abananiye n'abatarananiye. Rero no mu murimo w'Imana hari abananiranye, ariko hari n'abazini. Isi zarangira bagifite ubuntu bw'Imana. Duhamagaye abantu bari rero hano mu gihugu cya Mozambique, wahaguruka ejo, wahaguruka ryari, aho waburi turaguhamagara. Ibyananiranye Yesu arabishoboye. Dufite mission y'Imana dutumye muri iki gihugu, kandi cyonzi cyo yuko Imana igiye kwiyerekana. Imana ibaho umugisha rero. Iyo niyo message naba nivanemo ababakomerekeye, muvanemo ibyo mwahuye nabyo bitari byiza. Hari abataritwe neza, batarabagiye mu nshingano zabo neza, sinabarenganya, ariko haracari ibyiringiro. Ko hari abashumba bazima, hari abaprofete bazima. Haracari ibyiringiro ko igiti gitemwa kikongera kigashibuka. Niba baranagutemye wakongera ugashibuka. Niba baragukomerekeje hari abashinzwe kukomora. Karibu. Imana ibaho umugisha. Tuhamagara abantu bari za Malawi ni hafi, abantu bari Zambia mwatega ndafite igihe kirekire naha. Pastor ataza adresse, abantu bari mu mpande n'ugu bitandukanye mwaza hano hafi. Burya kanze nkubwire rega David, ibintu by'Imana impamvu itagikora ibitangaza naga bakakugize. Wari uzi ko umuntu ava ngaho mu Rwanda akaza gufana Arsenal mu Bwongereza? Ndetse yagera Arsenal gatsindwa yarishyuye hotel akishura n'indege, ariko yagera ikanatsindwa cyangwa bakajya gufana ngo niba ari zitwa za Real Madrid na za Barcelona na za Man U na za Chelsea. Umuntu akava muri Afrika akajya gufana mu makipe akagenda n'ubwate ngiye kuyifana. Kuki abantu dufashe ibintu by'Imana tukabikerenza? Rero ikintu wizereye ko kikubera umuti kikubera umuti. Kandi umugisha ntabwo ahantu ahubwo umugisha uba ku muntu. Umugisha ntabwo uba ahantu ahubwo uba hehe? Ku muntu. Niba warahuye na mbere bikanga, ariko umunsi byakunda. Yego. Bana rero ibaho umugisha. Iyo ari message yo kubahamagara, turabingingira kugira ngo baze tubane nabo, kandi kuza kwanyura inyungu zanyu kuko abantu barahari, abantu bari kuza. Icyo dushaka no kugira ngo muze tuganire ku ijambo ry'Imana, tubasengere, twumve ko Imana ivugana natwe. Amen. Twumve ko Imana ivugana natwe kuko Imana iragushaka, wowe unyumvira gukeneye. Imana igumugisha rero. Sinzi niba ari ikindi nakongeraho cyangwa ngasengera abantu. Sengera abantu, sengera ubwoko bw'Imana, Imana bashoboze. Nutazabona akanya ko kuza aho ngaho kiza mu isengesho, nawe Imana izamufashe. Gusa wenda icyo nakwizeza abantu uko gahunda zizajya zigenda mu gihugu cya Mozambique, nzajya mbagezaho uko bimeze, uko pastor tuzajya tugenda tuvugana ku bantu batazashobora kuvugana nawe, nzajya ngenda mbabwira uko gahunda zimeze. Pastor, ni karibu n'isengesho. Imana ibaho umugisha kandi bagire neza, kandi tukomeye tubashimire uko badufashe neza abantu ba Mozambique. Imana ibaho umugisha pe. Imana ibaho umugisha ndabasaba. Nanjye bansuriza babwiye ko mbakunda, abantu bose urageraho bose basanzwe banzi cyangwa se bumvise izina David bazi Gonarike Plus, babwiye ati David arabakunda cyane, ati Imana bahezagire. David ntabwo nagiye ntashimiye perezida wa diaspora yamfashe neza, nawe reka mushimire, yarakoze neza.
yaranganirije anyereka ko banyakire mu iki gihugu. Reka nawe Imana imuhe umugisha, imugirire neza. Imana ibahe umugisha, reka dusenga. Mana ishobora byose, uri Imana y'amahoro, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, uri Imana y'igitangaza, ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye kuri Imana nziza, Imana yaduhamagaye ikatuvana mu isoko y'ibyaha, ikatuvana aho twari tubabaye, twihebye, twumva ko tutabantu. Urangishe utugira abantu, turagushimira Mwami. Urugendo rwano Mozambique niho waruteguye, sibe twaruteguye. Ngakomeza ubane natwe, hari abari kutwumva bari kure batarabasha kutugeraho, ariko bafite uburwayi Mwami, abo turabakweretse bakize. Hari abari kutwumva bari kure, ariko mu bushobozi bwabo abasha kutugira, bafite ibibazo byanze gukemuka, reka ubikemure. Dusengeye iki gihugu turimo ca Mozambique, abanyarwanda bakirimo n'abanyarwandakazi turabasengeye, reka imbaraga zawe zibagereho, abababaye ubarengere, abarusha baruhure, abadafite uburyo ubaha uburyo, mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye ubuyobozi bwabo buri hano, dusengeye ambasada yacu turayisengeye, dusengeye komite nyobozi ya diaspora, dusengeye amadini n'amatorero akorera mu iki gihugu. Mwami, reka ubagirire neza, reka amaboko yawe akomeza abe n'iki gihugu. Kandi ari ijambo nigeze gusoma ngo icyo muzasaba munyizeye nzakibaha. Haranditswe neza muri Yohana 15:7, haravuga ngo nimuba muri amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Niyo mpamvu dusengeye iki gihugu, reka imbaraga zawe zikibonekemo, reka kwera kwawe kukibonekemo, abakizwa babe benshi, abarimbuka babe bake, mu izina rya Yesu Kristo. Imirimo n'ibitangaza baje mu iki gihugu, baje mu business, reka business zabo zigende neza. Kandi cyuta byose umutima wabo ukomeze utekereze ko ari wowe Mana yabazanye mu iki gihugu, kandi umutima wabo umutima wabo ukomeze utekereze ko ibyo bafite ari wowe wabibahaye. Ndabasengeye, sengeye abana bawe, reka iterambere riboneke, kandi ubwo bakora business zabo mu iki gihugu bibuke iwabo mu Rwanda, bahibuke bahakorera ibikorwa, abitegura kubaka amazu bari gucuruza hano, bahubaka amazu, bahubaka imidugudu, bahubaka amataje, bahubaka ibikorwa remezo. Mana udopitambone sase ndatura umugisha ku bantu baje hano mu izina rya Yesu. Turasenza bari hano maputo babona ukuboko kwawe, abari Kaboderi gato babona ukuboko kwawe, abari mu ntara zitandukanye ziri mu iki gihugu bari kumva ururimi rw'ikinyarwanda, Mana babona ukuboko kwawe. Dusenge ubuyobozi bw'iki gihugu, uhere kuri perezida wacu kugera kumufasha kuyobora, reka abanyarwanda bari hano babera umugisha bene igihugu, kubera kushobora byose. Ndasenze cyane, sengeye ibiterane dufite, sengeye aho nzabwiriza ubutumwa, sengeye insengero zizanyakira, sengeye amagurupe azanyakira, topela sayabo tayasikaya mando bone sanze, reka uzahagarare nanjye, imirimo n'ibitangaza bizakoreke. Wakoze Yesu, wakoze Data, wakoze nyir'icyubahiro. Sengeye itorero ryanyakiriye, uhereye ku mushumba ukageza kuri transkuru, ndabasengeye nk'uko Imana ibitangaza bikoreke. Niba narasanze bafite ubushobozi 40%, nzave hano baragize 80%, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'iterambere, mu buryo bwo kwaguka. So pikitaya bonesans. Urakoze Mana, sengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, iki gihugu gihagarare, ukomeze ujye amahoro n'umutekano, uhereye kuri Perezida wa Repubulika ukagera kuri Mutwara Sibo. Nsengeye East Africa, nsengeye Abatanzania, nsengeye Burundi, nsengeye Congo, nsengeye Uganda, nsengeye Kenya. Reka amahoro aboneke mu bantu bawe, arega ni wowe utanga amahoro. Iyo abantu bapfa turababara, iyo abantu barengana turababara. Ndasengera ibyo bihugu byose, hagarara mu Burundi witwa Imana, hagarara muri Congo witwa Imana, tosika ya mando, gera muri Kenya witwa Imana, gera Uganda witwa Imana, gera Tanzania witwa Imana. So penetai nasengera East Africa, gera Ethiopia witwa Imana, Ghana for Mana witwa Imana. Urakoze Nyagasani, urakoze kubyumvise. Ntago nasoza ntasengeye go narike plus, yakuyishigikire
umuyobozi wayo ndamusengeye Davide reka ukomeze ubuhagarareho uhagarare ku muryango we mu izina rya Yesu Kristo. Abanyamuryango b'iki kinyamakuru ndabasengeye, abacumviriza abacumva wapela saya bonesa bakira umugisha, batuyeho umugisha nk'umutambi, batuyeho umugisha nk'umuhanuzi mu izina rya Yesu. Umugisha ukira indwara, umugisha wo gutera imbere, umugisha wo kubona imibereho mu izina rya Yesu. Amen. Pila saya urakoze Mana, umugaragu wa Davide ndamusengeye. Amen. Reka umuramburire ukuboko aho bidashoboka bishoboke. Amen. Urakoze kunyumvise, urakoze kunyumvise. Amen. Kizindwara ku barwayi bafite indwara zanze topi ndazimitaya ndazefosikia, indwara zanze gukira zikire. Urakoze iki kirere cya Mozambique ndagifata mpi, ibirere by'abarangi ndabifata mpiri, ibirere by'abarozi ndabifata mpiri mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rivuga ngo iki muri Zaburi ya 44 haravuga ngo ahirwa bagufitemo imbaraga, ariko bafite imitima inzira z'igisiyoni, naho bagera mu gikombe cyitwa Baka, aho hazahinduka nk'amasoko, imvura muhindi zatambika umugisha gikandagira mu iki gihugu. Ibirere bibi bihunge, abarozi bahunge, abakonikoni bananirwe mu izina rya Yesu. Aho nzakandagira rwose ubutware bw'Imana uje bugaragara. Nasenze cyane ikirere ndakibohoza, ikirere ndakidevora, iki kirere myuka biva mu nyanja yo yose ndayifungiranya, fungiranya ikuzimu tose, fungiranya imyuka mibi, abarara baroga, abarara dopenetai, abohereza amahembe n'ibitega, batunaniza mu isi y'uka, abo ndabananiza, abo ndabafungiranya, ndatarariza, ndakubita, ndakongora, ndashwanyaguza topininia. Urakoze Yesu. Asante Baba. Asante kumesikia maombi, asante kumesikia sauti. Asante Yesu. Asante Baba. Urakoze kunyumva Mwami, urakoze Data. Niwe wampamagaye ntacindeyeho, nkimara kukwakira ngo mwana wanjye wambwije ijambo rikomeye, sanga muri gereza nkimara gukizwa urambwira ngo yewe Yeremiya we, niryo jambo rya mbere wambwiye. Urambwira ngo yewe Yeremiya we, bona kumenye kera ukiri mu nda ya nyoko, ubwo bakubonaga nta mumaro nakubonagamo umumaro. Urambwira ngo nzakugira umuhanga ukanurira amahanga aranyiteza agiye kumbona mu bihe nk'ibi. Ndumva dozilarazo penikita ya fonesanse, ngo nzakugira umuhanuzi uzanura amahanga. Urakoze kubikoze, urakoze kunyumvise. Senge baho ministry turimo dutegura ibiterane by'abantu badashoboye kugeza kwa muganga. Umuntu wese uzaramura ukuboko akagira icyo afasha uyu muntu, uzamukuba inshuro 100, amaboko yawe ntakazamuveho, uzahora umutekereza nawe. Aho ministry ndayisingeye, reka uyagure mu myaka inimase, ukomeze wishigikire. Dushimira umugabo wayitangiranye bitaha byari Imana, uwo turamusengeye hariya muri Australia. Mwami, nubwo byarwaye ariko tuzi neza ko amaboko yawe amugera agakira, nubwo yaba afite ibindi bibazo tuzi neza ko iryo bibazo hari ubundi buzima, ntituzamwibagirwa. Reka umugereho, reka umugereho. Dushimiye, nshimye nawe twakoranye, reka umugereho hariya muri Amerika, kuboko kwaba kubone. Urakoze Mwana, gakomeza ushikira ubwoko bwawe, amahoro utanga n'umugisha utanga abe ku buzima bwacu no kubacu, abe kuri kinyamakuru kigiye kugeza abantu benshi iyi nkuru, ukirinde kandi ukizamure mu rwego rushimishije. Urakoze kunyumvise, ngaha amahoro utanga n'umugisha utanga yayandi abisi badafite, abe ku bantu bose banyumva bomeho uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Pastor, na turagushimiye kubw'umwanya wawe ubutoroshye kuwubona, kandi na ukuntu witangira umurimo w'Imana nawe nayo ariko iza yitambike mu byawe. Imana ikomeze kurindire mu gihugu. Urakoze cyane, ufite abashitsi bageze hano karekare ariko bampaye uruhusa kugira ngo tuganire. Basoreza babwira ati David arabakunda cyane.
ndanze ndababwira bicaye muri salo bazindutse baza kundeba hano ariko bavuze bati pastor ntaco ganira ndababwira ko basuhuza. Amen. Ubwo reka nkure kure. Asante sana, ubarikiwe sana. Amen.